nongeye kubaha ikaze bene data muri aka kanya twafashe ko kwigira hamwe amagambo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo abakristo benshi bakunze gufata nk'amayobera, nyamara kandi kikaba ari cyo gitabo cyonyine cyo muri Bibiliya nk'uko twigeze kubivuga mu masomo aheruka, kivuga ko ugisoma wese cyangwa utega amatwi inyigisho zirimo azavanamo imigisha. Iki ni igitabo Satani yanga urunuka bene data, kuko gihishura imigambi ye mibisha, ibizamubaho mu bihe bigiye kuza, kikanashyira ahagaragara ukunesha kwe na Yesu Kristo ubwo azaba agarutse ubwa kabiri. Ni igitabo abantu benshi bakunze gutinya, ariko ntitugitinye kuko umwami wacu Yesu Kristo yacyandikishije kugira ngo tugisome kandi tugisobanukirwe, tunagisobanurire abandi. Ndabaramukije rero mwese, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi muri kumwe nanjye Jean Claude Karenijabo muri iyi minisiteri yacu y'ivugabutumwa yitwa Tegura Umugeni wa Kristo. Abo twari kumwe muribuka ko icyigisho giheruka twagihagarikiye ku murongo wa 3 igice cya mbere. Tudatinze rero reka dukomeze dusoma imirongo ikurikiraho y'iki gice cya mbere, igitabo cy'ibyahishuwe. Turahera ku murongo wa 4. Abafite Bibiliya zanyu murambure aho ngaho, ibyahishuwe igice cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 8. Mushobora no kwibona kuri murandasi zanyu, bafite za murandasi cyangwa se abarimo gukurikirana inyigisho kuri telefone zanyu za smartphone. Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 4. Njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe mu matorero 7 yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ari nayo se, icyubahiro n'ubutware bibye iteka ryose. Amen. Umurongo wa 7. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Umurongo wa 8. Ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ayishobora byose. Imana ishimwe cyane. Muri aya magambo tumaze gusoma, namwe murabona ko Yohana ameze nk'umusekreteri, aravuga nk'umusekreteri cyangwa umwanditsi. Aratangira atubwira ko yanditse ibyo yeretswe na Yesu Kristo abinyujije ku mumarayika. Ibaruwa akagomba kuyoherereza amatorero 7 ari muri Aziya. Uyu munsi twebwe twumvise Aziya duhita dutekereza ibihugu nk'Ubushinwa, Ubuyapani, za Korea cyangwa Vietnam, ariko Aziya ivugwa hano ntabwo ari iriya Aziya tuzi yo muri ibi bihe, ahubwo iriya Aziya yari province y'ubwami bw'Abaroma b'icyo gihe bitaga muri Aziya, ariko yari igizwe n'agace uyu munsi twita Turkiya. Kiriya gihugu cya Turkey niho hitwaga Aziya, niho ari amatorero tubona muri Bibiliya iyo dusomye za Abagalatiya, Abefeso, hariya hari mu cyitwaga Aziya, ariko uyu munsi ni muri Turkiya, ni mu gihugu cya Turkey. Aya matorero 7 yo muri Aziya rero yo ku gihe cya Yohana mu kinyejana cya mbere tuzayagarukaho ku buryo burambuye muri chapitre ya 2 y'iki gitabo ndetse ni chapitre ya 3. Muri uyu murongo wa 4 rero wonyine tumaze gusoma, uyu murongo wa 4 tumaze gusoma, umubare 7 ugaruka inshuro 2, inshuro 2 zose mu ndamutso Yohana atanga. Ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo. Ndagira ngo mbabwire ko mu Bayuda buri mubare wabaga ufite ibisobanuro byabo byihariye, ariko umubare 7 nk'uko tuzabibona ni umubare ugaruka cyane muri Bibiliya, haba mu isezerano rya kera haba no muri isezerano rishya. Uhereye ku kurema kw'isi mu minsi 7 kugeza muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, uyu mubare noneho iyo tugeze mu gitabo cy'ibyahishuwe dusanga umubare 7 uri hafi muri buri gice. Nko muri iki gice tumaze kubonamo
amatorero arindwi ari muri Aziya, imyuka irindwi. Nitwigira imbere gato muri iki gitabo cy'ibyahishuwe tuzabona aho bavuga amatorero arindwi nyine, imyuka irindwi. Mu kanya turi buze gusoma cyangwa se mu gice gikurikiraho tuzasoma iby'ibitereko birindwi by'amatabaza, inyenyeri zirindwi. Hano tuzabona ibimenyetso birindwi, amahembe arindwi, amaso arindwi, impanda zirindwi, abamarayika barindwi, inkuba zirindwi, inyamaswa y'imitwe irindwi, imitwe irindwi, kandi bizakomeza tubibone. Umubare karindwi uragaruka cyane muri iki gitabo cy'ibyahishuwe kurusha ibindi bitabo byose. Hari abantu bakunze gusobanura ko umubare karindwi ushushanya ubutungane, la perfection, ariko ibyo ntabwo ariko bimeze neza, kuko umubare karindwi uramutse usobanura ubutungane, ya nyamaswa irindwi tuzabona mu bice bikurikira ubwayo yabishushanya ubutungane, la perfection, kandi nk'uko tuzabibona iyo nyamaswa ahubwo ishushanya umugome gica, antikristo, wa wundi uzagaragara muri iyi minsi iri imbere. Mu magambo make rero, mu mvugo ya Bibiliya, kuvuga ko ibintu bigeze kuri karindwi, kuvuga umubare karindwi, ni ukuvuga ko icyo kintu bavuga kiba cyujuje ibisabwa byose. Mu mvugo z'uyu munsi mu kinyarwanda cyo muri ibi bihe, uzumva abantu bavuga bati uriya ni umusinzi wujuje ibyangombwa, kanaka ntuzamwizere, ni umwesikuro wujuje ibyangombwa. Rero ari nko mu mvugo y'Abayuda yavuga ati ni umwesikuro inshuro zirindwi, ni umusinzi inshuro zirindwi. Umubare karindwi ni nk'uko uyu munsi twavuga ikintu gifite ibisabwa byose 100%. Niwumva bavuze karindwi ujye utekereza 100%, ikintu cyuzuye gisendereye. Yaba ari umurwayi wabonye imiti yose, ese bamuhaye imiti irindwi? Ntabwo bavuga ko bamuhaye imiti irindwi, bamuhaye imiti yose akeneye. Abayuda bo nyine nuko bashoboraga kubivugaho, kuvuga ngo baramuvuye 100%, ubu bavuga bati baramuhaye imiti irindwi. Amen, amen. Ezeye ko tukiri kumwe bene data. Iyi ndamutsa ya Yohana rero igira iti ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka irindwi iri imbere y'intebe yayo no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya ukiranuka. Iyi ndamutso iragaragaza ko ivuye ku Mana y'ubutatu. Imana yahoze iteka, Imana yahozeho iteka, ari ryo zina ryayo yawe dusanga mbere na mbere tubanza kuribona mu gitabo cyo kuva cya Exodus ibice 6:3, ubwo Imana yihishuriraga Mose. Izina yawe Imana Data irisangiye n'Imana Mwana na Mwuka Wera, kuko bose basangiye kuba barahozeho, bariho kandi bazahoraho. Nanone kandi kuba havugwa imyuka irindwi iri imbere y'intebe y'Uwiteka, mu by'ukuri bisobanuye ubwuzure busendereye nk'uko tumaze kubibona. Mwuka Wera 100% buboneka ku Uwiteka aho yaba ari hose. Aho Uwiteka ari, aho Yesu Kristo ari, aho Data ari, aho Mwuka Wera ari, haba hari ubusendere bwa Mwuka Wera. Mu isezerano rya kera twabonaga ko Umwuka Wera yahabwaga abakurambere, abahanuzi, abatambyi, abami, abacamanza, ariko bakamuhabwa ku rugero runaka. Ba Mose, ba Yoshua, ba Samson, ba Gidiyoni b'abacamanza, Samweli nawe wari wabaye nk'umucamanza wa nyuma ariko akaza kuba n'umuhanuzi, Sawuli, Yesaya, Yeremiya, Esitera, ba Debora n'abandi bakozi b'Imana dusoma mu isezerano rya kera bahabwaga kuri Mwuka Wera, ariko ntabwo bahabwaga ibyo bintu, ntabwo bahabwaga Mwuka Wera nk'uko ijambo ry'Imana hano ryabyise imyuka irindwi. Ni ukuvuga ntabwo bamuhabwaga ku buryo busendereye 100%. Nyamara kandi tuzi ukuntu abo bantu bariya navuze ba Samweli, ba Gidiyoni, ba Yesaya, ba Yeremiya, bariya abakozi b'Imana, ba Mose, ba Yoshua, ukuntu bakoze n'imbaraga nyinshi, nyamara batarahawe Mwuka Wera ngo bamuhabwe 100%, ariko malgré tout, nubwo atari asendereye bagakora ibihambaye. Uyu mubare karindwi rero turawubona, tuzakomeza tubone mu gitabo cy'ibyahishuwe, ariko tuwufate nk'aho ari uvuga 100%. Umwami w'imitwe irindwi, inyamaswa y'imitwe irindwi, ni inyamaswa gifite ubugome busendereye 100%. Amen, amen.
Ngarutse gato kuri iki gitekerezo cy'imyuka irindwi, ndagira ngo mbabwire ko tukibona tutaragera no mu isezerano rishya, tukibona muri Yesaya ibice 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Iyo mirongo iragira iti yivuga kuri Yesu, iyo usomye usanga ni Yesu Yesaya yahanuraga uzaza ari umwami. Umurongo wa mbere uragira uti uwo mwami azaba nk'umushibu ushibutse ku gishyitsi cya Yese, Yese ni se wa Dawidi, azaba nk'ishami rirumbutse ryameze ku mizi yacyo. Umurongo wa kabiri nongera ngo twitondere, umwuka w'Uwiteka azaba ari kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Umurongo wa gatatu, azanezezwa no kubaha Uwiteka, ntazaca imanza z'ibyo yeretswe gusa, kandi ntazumva urw'umwe. Aya magambo tumaze gusoma cyane cyane umurongo wa kabiri, tubonye umwuka w'Uwiteka uzaba ari kuri we, uwo ni uwa mbere, umwuka w'Uwiteka, umwuka w'ubwenge uzaba uri kuri we, n'umwuka w'ubuhanga uzaba uri kuri we, umwuka wo kujya inama, n'umwuka w'imbaraga, n'umwuka wo kumenya Uwiteka, n'umwuka wo kubaha Uwiteka. Iyo ni imyuka irindwi izaba iri kuri Yesu Kristo nk'uko Yesaya yabihanuye icyo gihe. Bishatse kuvuga ko Yesu Kristo azaba afite ukuzura kw'ubumana. Ntabwo rero ari uko hariho imyuka irindwi itandukanye ituruka ku Mana y'ubutatu, ahubwo ni ibigize irangamimerere rya mwuka w'Uwiteka, kandi iyo rangamimerere, iyo identite ya mwuka w'Uwiteka, ibyo byose Yesu Kristo arabifite mu buryo butunganye kandi busendereye 100%. Ako ni akantu tugomba gusobanukirwa kugira ngo tuzumva ngo kana kuriya ngo afite ngo imyuka irindwi, kana kuri reka ngira akandi kantu nibutsa, hariho umugore mu isezerano rishya, ngira ngo ni muri Matayo, ngira ngo ndetse ni Mariya Madalena, Yesu Kristo yirukanyemo amadayimoni 7. Mu by'ukuri ni ibidayimoni byinshi byari biri murimo bimutwara 100%. Ni icyo ngicyo nyine 7, nitwumva uwo mubare tujye dutekereza gusendera, kuzura ibintu bidengeje byuzuye ku buryo umuntu aba satisfait, yari ibintu byiza, cyangwa se uwo muntu akaba afite ikibazo iyo ufite nk'ubugome 7 uba uri umugome kirimbuzi. Amen. Reka twongere dusome gato amagambo ya Yohana muri iriya 30 twasomye mbere, umurongo wa 4 kugeza ku wa 6, aho agira ati, njyewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu matorero 7 yo muri Aziya. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, biva no ku myuka 7 iri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye ariyo na se, icyubahiro n'ubutware bibi bye iteka ryose. Amen. Ese bishatse kuvuga iki ko Yesu Kristo ari umugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka? Muri ariya magambo tumaze gusoma ngo Yesu Kristo ari we mugabo wo guhamya, ukiranuka n'imfura yo kuzuka, utwara abami bo mu isi, udukunda kandi watwejeshejeho amaraso ye ibyaha byacu. Ubu ni uburyo bwo kutwibutsa ko mu murimo cyangwa minisiteri ya Yesu Kristo hano ku isi harimo ibyiciro 3, ari nabyo Yohana ashaka kutubwira muri aya magambo tumaze gusoma, cyane cyane kuri uyu murongo wa 5. Icya mbere, mu murimo wa Yesu Kristo, mbere yo kwigira umuntu kwe, Yesu Kristo niwe wabaye umugabo wo guhamya ko Imana iriho binyuze mu byo yaremye, nk'uko tubisoma mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 16, hatubwira ngo muri we, ni ukuvuga muri Yesu Kristo, nimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose, n'ubutware bwose, n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose kandi ni nawe byaremewe. Amen. Yesu Kristo mbere yo kwigira umuntu, ibyaremwe byose, ibyo tureba byose bitwereka ko hari umuremyi wabyo, kandi uwo nguwo ni we, ni Yesu Kristo.
aho amariye kwigira umuntu, Yesu Kristo yabaye imfura yo kuzuka, kubera ko niwe wabaye uwa mbere wapfuye kuko bamubonaga ari umuntu, arazuka, azukana umubiri, ariko azukana umubiri w'icyubahiro utazongera gupfa ukundi. Ubwo azagaruka bwa kabiri kuri iyi si, Yesu Kristo azima ingoma nk'umwami n'umutware utwara abatware. Iki gitabo cy'ibyahishuwe ni ibyo kigambiriye kutubwira no kuduhishurira. Kiratubwira ko tuzinjira muri icyo cyiciro cya gatatu, tugiye kwinjira muri icyo cyiciro cya gatatu, n'uruhare twebwe nk'itorero, twebwe twejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, uruhare dufite muri iki gihe ko tumeze nk'abami n'abatambyi b'Imana, se wa Yesu Kristo, ko icyubahiro, Imana nyir'icyubahiro, nyir'ubutware, amen, icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose, amen. Turi abami, turi n'abatambyi ba Yesu Kristo hano kuri iyi si. Abatambyi, Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru, natwe tukaba turi abami n'abatambyi, ni ab'ingenzi bahagarara hagati y'Imana n'abantu. Kandi uwo ni wo murimo twebwe itorero ryejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, niwo murimo dusigaranye hano ku isi, dusabira intama zazimiye, izitaramenya Kristo. Kristo warazizi ariko zo ntiziramumenya, kugira ngo zigaruke mu rwuri, zizere Yesu Kristo ari we mwungeri mwiza. Ku murongo wa 7 n'uwa 8, Yohani akomeza atubwira ati, dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba cyangwa azamubona, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Umurongo wa 8, ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ari ishobora byose, amen. Ati dore arazana n'ibicu. Hano ntabwo Yohana arimo kutubwira ko yari amaze kugira iyerekwa ryo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ibyo bizagaruka cyangwa tuzabibona nyuma mu gice cya 19. Ahubwo Yohana yabaye nk'utubwira ati, ibyambayeho ubwo nari ndi mu kirwa cya Patmos, ubwo nari nafashe ibihe bidasanzwe by'amasengesho, ibyambayeho byatumye mpita nongera kwibuka isezerano maranye imyaka igera kuri 60, isezerano rimbwira ko umwami wacu azagaruka aje kwima ingoma. Ibyo abayuda babibwiwe na kera, kuva na kera cyane, Yesu ataranigira umuntu. Abo twari kumwe mu gihe twigaga ubuhanuzi bwo mu gitabo cya Daniyeli, murabyibuka ko twabonye ko muri Daniyeli ibice 7 ku murongo wa 13 n'uwa 14 hari ahagira hati, hanyuma nkitegereza ibyo, murasanga ko ari amagambo asa nk'ayo Yohana yavuze, hanyuma nkitegereza ibyo mbona haje usa n'umwana w'umuntu, aziye mu bicu byo mu ijuru, azanye umujyi umwe, asanga umukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere, guhabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Yohana yaributse, kandi natwe twibutsa amagambo Yesu yari yabwiye abigishwa be ati, ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka nze mbajyane iwanjye, kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Aho ni muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 14 ku murongo wa 3. Hari n'amagambo Yesu yabwiye abamarayika babwiye abigishwa ubwo Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, azamutse barangamiye mu kirere bamureba. Marayika yaraje arababwira ati, Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mubonye ajya mu ijuru. Byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 11. Rero bene data, nta gushidikanya, Yesu Kristo umwami wacu azagaruka, kandi ubwo azagaruka azaza akikijwe n'ibicu nk'uko babonye ajyanwa mu bicu. Ariko kandi kuvuga ko azazana n'ibicu bifite n'ikindi gisobanuro ku buryo bw'umwuka. Bisobanuye ko azaza akikijwe n'ingabo z'abamarayika n'ingabo z'abera, aribo twebwe, kuko nyine tuzaba twarabanje kujyanwa mu ijuru, tubane n'umwami wacu, dukora ubukwe nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Abatesalonika ba mbere ndetse n'aba kabiri, tugarukane nawe. Ku buryo bw'umwuka, imbaga y'abera Bibiliya ibagereranya n'ibicu.
niyo mpamvu dusanga mu Baheburayo ibice 12 ku murongo wa mbere hariho dusoma ko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana gutyo, bari bamaze kuvuga abera ba kera bakoze ibintu bikomeye bahereye kuri Aburahamu. Nubwo natwe dukozwe n'igicu cy'abahamya bangana gutyo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Ubwiza bw'Imana, icyubahiro cy'Imana aho cyabaga kiri hose mu isezerano rya kera harangwaga n'igicu. Turibuka igicu cyatwikiraga ihema ry'ibonaniro mu butayu. Turibuka igicu cyatwikiraga umusozi Sinayi igihe Mose yabaga agiye kubonana n'Uwiteka. Turibuka inkingi y'igicu yayoboraga abana ba Isirayeli ubwo bagendaga bava mu Egiputa bagana mu gihugu cy'isezerano, kikabayobora ku manywa. Yesu Kristo rero ubwo yazaga bwa mbere akavukira mu kirugu i Betelehemu, ntabwo byabaye ya nkuru itangara ku musozi hose abantu bakayimenya, ikava ku musozi ikajya mu ntara, ikava mu ntara igasakara igihugu cyose. Marayika yaraje abihishurira abashumba bari baraye baraririye umukumbi wabo w'intama, nabo ndetse bibabera urujijo, baragenda bareba uwo mwana wavutse koko basanga niko bimeze, ariko ntabwo tubwirwa ko abantu b'i Betelehemu bose bahuriye ngo baze gutangarirwa uwo mwana wari wavutse. Byabaye nk'inkuru y'impuha, bakajya bumva babivuga, ku buryo n'umwami Herode w'icyo gihe yumvise ngo hari umwami wavutse, agira ngo ni Dawudi wundi, ashakisha atuma b'abanyabwenge bari baturutse mu gihugu cya kure, ariko ntabwo bigeze babimenya by'imvaho. Ariko bene data, Yesu Kristo naza bwa kabiri ntabwo ariko bizamera, kuko Bibiliya iratubwira ngo amaso yose azamureba, azamubona, ndetse n'abandi bamuteye amacumu bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Ukugaruka kwa Yesu Kristo kuzaba ari ikimenya bose naza bwa kabiri. Ko Bibiliya itubwira nk'uko umurabyo urabya mu kirere ukabonwa n'abo mu burasirazuba kimwe n'abo mu burengera bwaryo, no kuza k'umwana w'umuntu niko bizagenda, uko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yohana hano, intumwa Yohana aratekereza cyane ku bwoko bw'Abayuda. Iyo yandika aya magambo atekereza ku bwoko bw'Abayuda, nubwo atari bo bonyine bagize uruhare mu rupfu rwa Yesu Kristo, ariko amagambo dusoma muri Zakariya ibice 12 umurongo wa 10 nibo n'Abayisirayeli abwirwa mbere na mbere, aho ababwira ati nzasuka ku nzu ya Dawidi, ni ukuvuga ubwoko bw'Abayuda, no ku baturage b'i Yerusalemu umutima w'imbabazi n'uwo kwinginga. Bazitegereza njyewe uwo bacumise, bazamuborogera nk'uko umuntu aborogera umwana we w'ikinege, bazamuririra abashavure nk'uko umuntu agirira umwana we w'imfura ishavu. Amen. Nanjye nti amen, nongere nti amen, amen, kuko bizaba ari iby'umunezero w'agahebuzo kuzabona Yesu Kristo ahingutse ku bicu ku bamwizeye, ariko bizaba n'amarira n'agahinda ku batarigeze bamwizera, ku batarigeze bashyira ibyiringiro mu rupfu rwe, mu gihano gikomeye yaboneye ku musaraba kubera twebwe. Ijambo rirongera kandi rikatwibutsa ko Yesu Kristo atagira itangiriro, atagira n'iherezo, kuko yahozeho iteka. Ngo ndi Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, niko Umwami Imana ivuga, iriho kandi yahozeho kandi izahoraho, ishobora byose, the Almighty. Hano umuntu yakwibaza, ese ni Imana Data iri kuvuga cyangwa ni Yesu Kristo uri kuvuga? Ariko dukurikije context, dukurikije uwari urimo avuga, warimo kuvugwa ko azazana n'ibicu, ni Yesu Kristo. Uhishurirwa Yohana ni Yesu Kristo. Noneho kandi muri iki gitabo cy'ibyahishuwe tugeze mu bice bya 22, nacyo gisoza iki gitabo, ku murongo waho wa 12 n'uwa 13 turahasoma ngo Yesu Kristo, tuhabona Yesu Kristo ubwo yiyita Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 12 n'uwa 13, Yesu Kristo aravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Nk'uko Alpha yari inyuguti ya mbere muri alufabe z'Urugiriki, na Omega ikaba inyuguti ya nyuma, na Yesu kimwe n'Imana Data kimwe na Mwuka Wera, ni we wahozeho mbere y'ibiriho byose, kandi azahora byose nibirangira.
kuko ari we ntangiriro za byose akaba n'iherezo za byose, afite ububasha kuri buri kintu cyose kuva ku ntangiriro kugeza ku iherezo ryacyo. Ibyo nicyo bishatse gusobanura. Yesu Kristo niwe ufite gahunda za buri kintu cyose, kuko azi uko cyabayeho, kuko niwe wagishyizeho, uko kizabaho, kuko niwe ugifashe mu biganza, uko kizarangirira. Ayobora imibereho y'abantu n'abantu. Niwe ndiho. Yesu Kristo niwe ndiho dusanga mu isezerano rya kera, nk'uko mu Baheburayo 13:8 hatubwira hati, Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Yesu Kristo ni Imana ishobora byose, the Almighty. Ijambo ryakoreshejwe hano mu nyandiko y'umwimerere, mu nyandiko yabanje y'ururimi rw'ikigereki, ngo ishobora byose, iryo jambo ishobora byose ni ijambo rya kera ryo mu rurimi rw'ikigereki bavuga ngo pantokrator. Pantokrator risobanura ngo ufashe ufashe byose mu biganza bye. Bisobanura ubutware n'ubushobozi Yesu Kristo afite kuri buri kintu, buri situation yose. Niyo wavuga ngo ubu si Yesu ari hehe, Yesu aba abifite. Situation yari yabayeho, ari ibyakubayeho, ari ibyambayeho, ari ibizabaho, ari ibizambaho, byose Yesu Kristo abifite mu biganza bye, kuko ni intangiriro akaba n'iherezo. Abona ibiri hagati aho, hagati y'intangiriro hagati n'iherezo byose ababibona, bitaragira n'iherezo we ababizi. Yesu Kristo agufite mu biganza bye, nibyo umunezero mwinshi kumva ko Yesu Kristo amfite mu biganza bye, afite imibereho yanjye n'iyawe niba waramwizeye mu ntoki ze, ari ibyambayeho, ari ibyo wabayemo wibuka bikagutera ipfunwe, ari ibyo urimo bijya bigucanga bikaguhangayikisha, ari n'ibiri imbere utazi, nanjye ntazi, na muturanyi wawe atazi, n'umugabo wawe atazi, n'umugore wawe atazi. Byose Yesu Kristo arabizi, arabifite kandi arabigenga. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Turacyakomeza rero, noneho reka tujye ku murongo wa 9. Iyo tugeze ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 20 w'iki gice cya mbere, Yohani noneho aduha ishusho ya Yesu Kristo, uko nawe yifuza ko tumubona uyu munsi, uko Yesu Kristo nawe yifuza ko tumubona uyu munsi. Turasoma umurongo wa 9 n'uwa 10 bitubwira uko iryo yerekwa ryatangiye. Noneho mu isomo rikurikiraho nibwo tuzahishurirwa isura ya Yesu Kristo mu cyubahiro cye cy'ubumana. Umurongo wa 9 byahishuwe igice cya umurongo wa 9, Yohana arakomeza atubwira, njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu Kristo, nari ku kirwa cya Patmo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. Reka tube duhagarariyeho. Njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu Kristo, nari ndi ku kirwa cyitwa Patimo bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. Kuva ku murongo wa mbere w'iki gice kugeza ku murongo wa 8 twabyita nk'aho yari introduction, ryari riburiro. Guhera kuri uyu murongo wa 9 tumaze gusoma, Yohana atangira atubwira ibihe yari arimo, intandaro zo kwandika iki gitabo. Yari mu kirwa cya Patmos, bitari uko yari yagiye gutembererayo no kota akazuba kuri icyo kirwa cyo mu nyanja ya Mediterane. Yari ariyo bitubwira azi ijambo ry'Imana no guhamya Yesu. Noneho ku munsi umwe, umunsi wihariye, umunsi yise umunsi w'umwami, ajya mu mwuka. Abantu mu gihe cya Yohana iyo bumvaga ko umuntu yajyanywe mu kirwa cya Patmos, bo bahitaga bumva ko uwo muntu yahuye n'ingorane zikomeye, kuko kuri icyo kirwa niho imbohe z'Abaroma bazoherezaga, nicyo Abaroma boherezaga imfungwa ku buryo bwo kuzumvisha. Icyo kirwa cyari kiri hagati mu mazi, kandi cyari higizwe hanini n'ibitare by'amabuye y'urutare rwa marble. Nta hantu imfungwa yashoboraga gutorokera
ahubwo abaroma bakoreshaga izo mfungwa akazi ko kwasa ayo mabuye noneho bakayapakira mu bwato bakayajyana kuyubakisha amazu yabo y'agaciro, haba i Roma haba no mu zindi ntara bari barigaruriye, dore ko bari barigaruriye ahantu hanini cyane hakikije inyanja ya Mediterane, hose hari haba Roma kirya gihe. Amateka y'i Roma, abize history y'Abaroma basoma ko umwami witwaga Domitian yaciye iteka, byageze igihe aca iteka ko abakristo batazongera kwigisha ku yindi mana iyo ari yo yose atari imana y'Abaroma. Muzigisha ku zindi mana ariko ntimugomba kwigisha ku yindi mana itari imana y'Abaroma. Bigeraho naho Domitian nawe yita imana. Ni muri urwo rwego Yohana yaciriwe ku kirwa cya Patmos nk'uburyo bwo kumucecekesha, kuko murabyumva ntabwo Yohana yashoboraga kureka kuvuga izina ry'umwami Yesu Kristo. Amateka ndetse atubwira ko banamujugunye mu ngunguru y'amavuta yatuye akavamo ari muzima. Ni gutyo yabaye imfungwa ya politiki. Rero ni amateka, ntabwo biri muri Bibiliya kuba Yohana yarajugunywe mu ngunguru y'amavuta yatuye, ariko ni amateka y'abari bariho icyo gihe kandi banditse. Si ukuvuga ko ibyo banditse ari Bibiliya, ariko ibyo banditse iyo babihurijeho usanga bifite ishingiro. Bamujyana ku kirwa cya Patmo ku buryo bwo kumupfukirana no kumupfuka umunwa, nyamara kandi murabona ko bikozaga ubusa, kuko gushaka gupfukirana ijambo ry'Imana ni nko gutera imigeri ku muhunda, kuko igihe Yohana yari yaciriwe muri icyo kirwa cya Patmo, muri icyo kidaturwa, aho nyine niho Yesu Kristo yamusanze aramwishurira kugira ngo nawe azamutangarize itorero rye, azamubwire itorero rye uko yamubonye, anatangaza ubutumwa yamuhereye aho ngaho kuri icyo kirwa cya Patmos. Ku murongo wa 10 aratubwira ngo ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka, inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. Hari abantu batandukanye bagerageje gusobanura ayo magambo ngo ku munsi w'umwami. Ese uwo munsi w'umwami hashatse kuvuga iki? Bamwe bati uwo munsi w'umwami hari ku munsi w'isabato, abandi batoya ahubwo aho ngaho hari ku cyumweru, uwo bita kuwa mbere y'iminsi 7, kubera ko kuva iki gihe, kuva Yesu yazuka ku cyumweru, yazutse ari ku cyumweru, kandi na Mwuka Wera yamanukiye abantu, intumwa abandi 120 hari ku cyumweru. Kuva icyo gihe intumwa zagiye ziterana ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Nyamara kandi kubera ko nta hantu dusanga muri Bibiliya bita uwa mbere w'iminsi 7 umunsi w'umwami, ntabwo ibyo bintu twabihamya. Iyo ari uwa mbere w'iminsi 7 bavuga ngo ku wa mbere w'iminsi 7, ntabwo bahita umunsi w'umwami. Ahubwo icyo amateka atubwira rero ni uko ku ngoma y'Abaroma, ariko cyane cyane uhereye ku ngoma y'umwami wabanje witwaga Caesar Augusto, Yesu akiri umwana, igishusho cya Caesar cyatangiye kujya cyubakwa hafi mu mijyi yose y'ubwami bw'Abaroma, kugeza ubwo bihinduka nk'itegeko kugifata nk'ikimana. Byagiye kugera ku ngoma y'umwami Domitian ari we wari warafunze Yohana. Byagiye kugera ku gihe cy'ingoma ye, Abaroma bari barashyizeho icyo bitaga umunsi wa Emperor's Day. Noneho Emperor bigeze aho yita Lord, bawita ngo ni Lord Day. Uwo munsi abaturage bose bagombaga kuzamura ikiganza cyabo cy'iburyo, bakajugunya, bagaterera, bakosa imibavu mu kirere, bagaha icyubahiro umwami w'Abaroma, bavuga ngo Caesar niwe mwami. Uwo munsi rero warashyizeho. Umuntu utarakoraga icyo gikorwa cyo kosa imibavu yosereza igishushanyo cya Caesar yahanishwaga igihano cy'urupfu. Uwo munsi wari umunsi mubi rero, murabyumva, ku bakristo bo muri icyo kinyejana, kuko imyifatire yabo yararebuzwaga cyane, kuko bari bazwiho kutagira indi mana basenga uretse Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Ibi ngibi binatubera urugero, icyitegererezo, impamvu bene data bitubera impamvu yo kujya twibuka no gushima Imana ko twebwe aho turi dushobora gutangaza nta nkomyi ko Yesu Kristo ari umwami wacu, tudafite ubwoba ngo leta iratwohereza muri Guantanamo Bay ngo baradufunga n'ibindi.
tujye twibuka kandi no gusengera bene data muri Kristo badafite ubwisanzure nk'ubwo ngubwo, cyane cyane abatuye mu bihugu byiganjemo idini rya Kiyisilamu n'abandi nko muri za North Korea ndetse no mu Bushinwa, aho amatorero agomba kubera mu mazu yo hasi, aho amateraniro y'abakristo agomba kujya kwiherera kugira ngo asenge. Rero imvugo umunsi w'umwami Yohana yayikoresheje hano ntabwo yerekeza ku munsi runaka w'icyumweru, yaba isabato yaba ari ku cyumweru. Ibyo ngibyo nibyo iyo dusesenguye Bibiliya niko tubibona, ahubwo yerekeza ku munsi umwe wo kuri kalendari y'Abaroma, umunsi abaturage bose bo muri ubwo bwami bagombaga kunamira ku mugaragaro igishusho cy'umwami w'Abaroma, batabikora bikabaviramo igihano cy'urupfu. Yohana yari afungiye ku kirwa cya Patimo azira guhamya undi mwami utari umwami w'Abaroma. Birumvikana ko uwo munsi warageze, azirikana bene se bari mu mijyi ikikije aho hantu batari mu kirwa, kuko n'abantu bari bahatuye, haratuye imfungwa, ahubwo yibutse abakristo bene se basangiye imibabaro. Afata akanya uwo munsi ajya mu mwuka wo gusenga birushijeho, asengera abo bakristo bari batuye muri ubwo bwami, kugira ngo icyo kigeragezo kitabagiraho ingaruka z'umurengera. Icyo gihe yari ari mu mwuka w'amasengesho, icyo gihe yari yafashe ibihe bikomeye byo gusenga, nibwo yumvise ijwi rikomeye rivuga cyane riranguruye nk'impanda. Icyo gihe nibwo yatangiye guhabwa ubutumwa bw'amashusho, ubutumwa bumeze nka videwo nk'uko tuzabibona, abuhawe na Yesu Kristo ubwe. Ubutumwa yagombaga koherereza amatorero 7 yari aherereye muri iyo ntara y'ubwami bw'Abaroma yitwaga Aziya, ariyo twabonye ko yari iherereye ahari uyu munsi igihugu cya Turukiya. Noneho yagira ngo ubwo butumwa buhumuriza ayo matorero. Yesu Kristo, umwami w'abami, umwami w'itorero, umukuru w'itorero, umutwe w'itorero, yafashe uwo munsi ahishurira Yohana uwo ari we, imbaraga afite, igitinyiro afite, nuko ari we ukuriye itorero. Amuha ubutumwa ashyira ayo matorero kugira ngo bubasubizemo imbaraga, badacika intege, ukwizera kwabo kugahungabana. Abo nibo Yohana yise bene se basangiye amakuba n'ubwami no kwihangana biri muri Yesu. Ubwo nibwo butumwa bubagenewe, kandi amatorero yose yo ku isi no mu bihe byose nabwo ubwo butumwa burabareba. Amatorero yo mu isi, abanyura mu bibazo bigerageza ukwemera kwabo, ubwo butumwa burabareba, bikatwibutsa twese nk'itorero rya Yesu Kristo tutariho ku bwami bw'abami b'isi. Ntabwo turiho ku bw'abami b'isi, ahubwo turiho ku bwa Kristo. Bene data, ntabwo nzi uko wabyifatamo cyangwa yewe nabyifatamo ndamutse mpuye n'ikigeragezo kimeze nk'icyo abo bantu bo mu itorero rya mbere bahuye nacyo. Bakubwira bati dore hari kiriya gishushanyo cya Obama, hari kiriya gishushanyo cyande sinzi umwami wo mu gihugu utuyemo. Ugende uyu munsi mwese muteranira aho ngaho, mugende mukyosereza imibavu, mukikubita imbere. Hariho n'ibigeragezo bitari ibyo ngibyo wenda byo gusenga umwami wo muri icyo si, ariko twibuke ko hariho n'umwami witwa ifaranga, umwami witwa icyubahiro, umwami witwa inzara, umwami wo gushaka ibyubahiro byo muri iyi si n'ibindi. Iyi si dutuye irushaho kugenda idukurura ituganisha mu kwiyubakira icyo nakwita ubwami bwacu hano ku isi. Sibyo bene data? Ugasanga umuntu aho kuvuga ngo ngiye kuri eglise, dufite eglise, nyiri eglise ni Kristo, ni eglise yanjye, abakristo banjye, inzu yanjye. Turashaka inzu nziza, ngo bajye bavuga ko hariya ari kwa naka, hariya ni kwa naka. Mwabonye imodoka ya naka cyangwa ya nyiranaka? Se mwari mwabona umugore wa naka cyangwa umugabo wa nyiranaka? Ibyo byose bikaba bigamije kuduhesha icyubahiro hano kuri iyi si, nta gutekereza kubanza guhesha Uwiteka icyubahiro muri ibyo ngibyo aba yaduhaye, noneho kugira ngo nawe tumuheshemo icyubahiro mbere ya byose. Mu bihe bibi nk'ibi, ndasenga ngo iki gitabo cy'ibyahishuwe dutangiye kirusheho
kunkangurira nkanjye nk'umwigisha, kirusheho kugukangurira wowe uri kunyumva no kuduhishurira uwo tugomba kandi dukwiriye kugaragariza ko turi indahemukaze, ko ariho dutegerejeho kuzaba turi kumwe ubuziraherezo. Noneho iyo myitwarire yacu igatuma n'abataramumenya igihe batubonye bazifuza nabo kugira Kristo dufite, kumugira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Mwakoze rero bene data kuba kumwe nanjye, ndabashima cyane mbikuye ku mutima. Ibyo ntabashije kubasobanurira, Mwuka Wera ndasenga ngo abibasobanurire. Mbararikiye gukomeza kuzabana nanjye mu isomo rizakurikiraho. Tuzarangiza iki gice cya mbere turebera hamwe noneho kuva ku murongo wa 11 kugeza kwa 20. Icyo gihe igice cya mbere tuzagipfundikira kandi ndumva atari mu minsi myinshi. Ndasenga rero kugira ngo ubuntu n'amahoro bibe muri mwe, ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Shalom, shalom. Yesu araguhamagara none, arakwifuza uyu munsi. Niki gituma wanga kwitaba ukayobagurika? Yesu arahamagara abarushye, wabaruhura uyu munsi. Umwikoreze umutwaro wawe, ntazagushora incucu. Yesu aragutegereje none, musange none uyu munsi. Zana ibyaha byawe ubyicujije, ngwino witindiganya. Yesu arakwinginga wumva ijwi rye, mwumvire none uyu munsi. Abamwiringira bazishima, haguruka umusange. Amagara n'imbabazi ze.